muramenye mukore mu buzima bw'ibanga babone muhindura Afurika, babona Afurika ihindutse, bibatungure, mutungure abakoroni. Ubu bwenge Imana irabutanze, Imana itugirire neza, Imana itanze ubu bwenge, ariko mu bukoreshe namwe. Data duhereza umugisha. Yego komeza. Nuko iryo joro ndasohoka nyura mu irembo rijya mu gikombe, nkomeza inzira y'iriba ry'ikiyoka no mu irembo rinyuzwamo imyanda. Simbuka ugere kuri 17. 17. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Ni wowe. Mbera ko ndababwira ntimureba ko tumeze nabi. Banyafurika ntago mureba ko tumeze nabi. Ki Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Ko muri Afurika habaye amatongo, habaye mbese abantu barapfa, abandi baricana umusubirizo, bantu b'Imana amaraso ari kumeneka bazira karehengane, bantu b'Imana bishwe n'ubukene bari kwambuka ibihugu bajya gushaka akazi, nyamara akazi gasigaye muri Afurika. Ibyo babahama akazi n'ibyacu bakuye hano. Bantu b'Imana batagangariye mu nzira, bantu b'Imana batagangariye mu buhunzi, bantu b'Imana ntago mubona uburyo Afurika yabaye amatongo, ntago mubona uburyo irushe. Bantu b'Imana ntago mubibona. Komeza. Nimuze twubake inkike i Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Banyafurika, iri tangazo rihe n'undi wese ubasha kugeraho. Nimuze muze twubaka Afurika. Afurika yacu ye gukomeza kuba igitutsi, twe gukomeza kuba igitutsi. Agaciro ufite nawe imbere y'uwo muntu muri kumwe witwa umuzungu. Ntabwo navuze ngo abazungu bose niba bihoya. Hari abazungu beza bamenye Imana, bazi n'agaciro k'umuntu, ariko uburyo umwirabura afashwe mu bihugu byabo murabizi. Muzi uko amateka y'umwirabura murayazi, muzi amateka y'umunyafurika kuva kera, biza amateka murayazi. Buryo bakoreshwaga ubucakara, buryo bafatwa nk'inyamaswa, buryo bakureba n'uruhu rwawe muba proud. Ndashaka no kubwira abanyafurika, mwisiga amavuta mukitukuza, mugashyiraho imisatsi mushaka kuba abazungu. Nuko udakunze Afurika, ntago wikunze. Ba naturere ko atari yashaka kuba umunyafurika. Muhagaciro abanyafurika. Bani muri kubaha Madrid ku mutwe. Reka nkubwire, banza wikunde. Ibyo byose nibyere ku mukoroni ko gufite mu kiganza. Urashaka kuba nkawe kandi ntuzanabigeraho. Ba proud y'ukuri, uko Imana yakuremye. Usa n'Imana. Jya wireba uvuge ngo ndasa n'Imana. Nubona wibuka kuremye mu ishusho y'Imana, ntabwo uzashaka kwihindura, ntabwo uzashaka kwiyambika ibindi bintu, ntabwo uzashaka, uzakunda. Uzareba umunyafurika ufite umusatsi mwiza wa naturere, asa neza. Nta n'umuzungu. Abazungu benshi bari kwifuza abagore bo muri Afurika kuko basa neza. Ahubwo ntimuramenye ubutunzi mufite. Nifite uruhu rutafektwa n'izuba. Imana n'iki itakoze ngo ikureme neza. Ikunde. Mwikunda abanyafurika, umunyafurika. Ube proud y'uko uri umunyafurika, nabo babone ko mwihaye agaciro, hanyuma bazabaha agaciro. Biravuga ngo bazabagarukira. Ntabwo
ntabwo muzabagarukira. Birakwiye ko batugarukira. Batubimbye mu rwango, turangana tuvukana. Ariko nitwikunda, tukiha agaciro, tukisobanukirwa, bazatugarukira. Intambara zizaba mu gihe gito, babyange, babone tufite agaciro, nabo badukunde, bagaruke, tubicuti, bataje kutuyobora, bataje kutubwiriza ibyo dukora, kandi babitubwiriza iwacu. Guta umuntu agusanga iwawe akaza no kuhagusuzugurira. Mani tugirire neza, mwikunde, mukora icyo data bahamagariye. Komeza. 18 mbabwira ukuboko kwiza kw'Imana yanjye, uburyo kwangiriye neza. Mbabwira n'amagambo umwami yambwiye, baravuga bati nimugaruke twubake, nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Inshuti z'Afrika, Abanyafrika, inshuti za Yesu, ngo mbabwiye, amina, nta yandi makuru ukeneye uretse aya ngaya. Mbabwiye uko umwami yambwiye, mbabwira nyine bya bindi byose navuganye nawe, ibyo turi kubivugana n'Abanyafrika. Ngo noneho bamenye neza ko Imana ibashyigikiye, bamenye ko ariyo yavuze ngo twubake. Ngo baravuga ngo nabo baravuga ngo muhaguruke noneho muze twubake. Icama nawe ahuri, uko biyungamo bagira imbaraga. Ngo nuko biyungamo bagira imbaraga. Icama hanuri nawe iri jambo, ubu butumwa bukatumugira izindi imbaraga zo guhaguruka ukaza tukubaka Afurika. Afurika yacu, Afurika nziza, Afurika ibohotse, Afurika itari mu bukoroni, Afurika ire mu Munyafurika akaba umwe, twese tukumva ko turi umwe, tudafitanye amashyari muri muntu wese ngo yikunde, ahubwo tugakunda Afurika yacu tukayubaka. Reka mvuge ngo message nari mfite uyu munsi niyo, nshuti z'umusaraba, ndakwifuriza amahoro y'Imana, urukundo rw'Imana rube muri hagati muri mwe. Yavuze ngo itegeko nuko Umunyafurika ahinduka akihana, hanyuma Yesu aje kwikorera byose muri Afurika, aje gukura Tobiya n'ibintu bye muri Afurika. Shalom shalom. Reka ngushimire cyane byimazeyo. Wowe warudukurikiye aha kuri Zaburi Nkunda TV ndetse no ku Ishimwe ry'Imana TV. Reka tuvuge ngo amahoro y'Imana akomeze kuba muri wowe. Ni by'agaciro kuko dufasha gusharinga bino biganiro, ariko kandi nawe reka nkubwire ngo dushishikariza gukandaho aho ngaho kugira ngo dufashe ivugabutumwa. Nongere mbisubiremo, kudufasha ivugabutumwa nta kindi bisaba. Reba ako kamenyetso kari ku ruhande aho ngaho, kanda like aho ngaho, wabona ahantu haraka unukaga kumwe, nurangiza ujye ku ruhande, urabona ahantu handitse ngo subscribe, ukandeho, kuko urabudufashije ivugabutumwa n'ukuri rwose ryiza, kandi nawe urabugabanye, kandi no kudutera n'inkunga kugira ngo Zaburi Nkunda ndetse n'Ishimwe ry'Imana TV kugira ngo bizamuke bimenyekane ahantu hose. Wabigiramo uruhare, Imana ishobora kubigucishamo ukabigiramo uruhare, ndetse n'umukozi w'Imana. Nari nasoza icy'Imana iragushyiramo mu mutima wawe, mbese ukumva umutima uraguhase, wumvira umwuka. Muri yigeze kuririmba ngo jya wumvira umwuka kw'iz'urukundo nta soni uzagira nubona Yesu. Ubwo uri kumva rero ngo jya wumvira umwuka, ngo kandi ngo ugwize urukundo,
ngo nta soni uzagira. Bivuze iki rero? Abantu bagwiza urukundo mbese baba bumviye umwuka, kuko ntabwo wagira urukundo udafite mwuka. Ntibishoboka, ntibibaho. Buriya kugira ngo ugire urukundo ni ukuba wagize mwuka wera. Ubwo rero warangiza ntugire n'isoni kubw'ibyo urukundo ufite. So nari ndi kumwe na mama w'amahanga cyangwa se bitwa General Esther. Reka tutari twasoza tumwe umwanya, kuko ntago yari yava kuri kamera, abe yatambutsa nimero ziwe ushobora kumukenera. Kandi koko nibyo, kuko ni umusirikari wa Yesu. Hari uburyo bwinshi yagufasha mo, uburyo bwo gusenga, ushobora kumuhamagara akaba yagufasha. Mbese tumuhaye umwanya kugira ngo azitambutse dusoze ikiganiro. Arakoze cyane, Imana imuhereze umugisha. Ushaka ko tuvugana, haba gusengana, haba mbese benshi bajya bamamagara bambaza byinshi, ariko mpamagara kuri iyi nimero ni 0789330736 ni nimero yanjye, iba no kuri WhatsApp, kandi ngirana na nimero ya group abasirikare ba Kristo ni 0759573670. aho hose wabonaho General Esther mama w'amahanga. Imana ibampera umugisha. Reka ushimire kubwo wowe babanye natwe, nongere mbisubiremo, uri uw'agaciro gakomeye. Reka mvuge ngo uri umugabo, wowe udukurikira umunsi ku munsi, utirengagije ibiganiro byacu hano dutambutsa, ukirengagiza bya bindi byose ujya ubona kuri social media, ukavuga ngo Zaburi Nkunda ishimwe ry'Imana yatambukije ivugabutumwa, warangiza ukanyarukiraho ukareba icyatambukiyeho. Reka mvuge ngo uri umugisha twagize, kandi natwe tuzakubera umugisha. Amen. Shalom, 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 shalom. Shalom.